ubukene n'ubutindi birimbura ubunyangamugayo mu muntu bikamusunikira guhemuka ngo aramuke. Ubu buzima bukakaye nabwo budutera kuburabura no kurindagira dukurikira abatuyoboza inkoni y'iterabwoba. Nguko uko twisanze turi imbata z'ikibi, abatekamutwe, abagome bafite akarimi gafite ubumara burimbura kurusha ubw'inzoka z'inkazi, abagome bafite imitima itekeyemo uburyarya, inabi, igitugu n'urugomo baturimbura bitwaza ko Imana yabahaye ububasha bwo kwihagararira hano ku isi. Bantu b'Imana, iyi nzira y'Imana hano ku isi irimo amahwa akarishye kurushaho imifatangwe, kuyigendamo bidusaba kuba amenge. Dukurikire umukino. Mase, uyu Pasiteri Venkeri rero afite amavuta rwose. Agenda ate? Yaje kubwiriza ahantu nsengera akiza abantu benshi harimo n'abarwayi ba kanseri. Koko se? Nanjye rero nahise mwegera musaba ko yaza kugusengera hano mu rugo, nta no kujijinganya yahise abyemera. Erega icyizere kirakiza. Nanjye mfite icyizere mwana wanjye. Nubwo nasengeye henshi ntihagira icyo bitanga, ariko ubwo ngiye gusengerwa n'umuzungu ahari noneho ndakira pe. Si Pasiteri Venkeri gukiza. No. Gukira, it's Jesus. Ukavuze ngo iki? Aravuze ngo si ugukiza ni Yesu Kristo. Yesu ni muzima ndabyemera. Pasiteri Venkeri rero nubwo yabaye igihe kinini mu Rwanda ntabwo avuga neza Ikinyarwanda mwabyumvise. Ikinyarwanda. Ariko kucyumva aracyumva neza. Buriya. Nta kintu na kimwe wamubeshya buriya. Uretse ko Imana yanamuhaye kumenya indimi nyinshi da. Njyewe nubwo anyitwaza nk'umusemuzi ariko buriya musemurira aho byagoranye. Imana yamwihereye impano dizi. Ese uvuga n'ikigande? Banange Ruganda ndavuga cyane. N'amanyarwanda ndayavuga menshi cyane. N'amaki y'amanyarwanda. Kinyarwanda. Na Swahili ndayizi cyane. Hakuna matata. Indimi nyinshi. Yesu yanigishije indimi nyinshi cyane. Mukecuru rero. Yego. Urashaka nagusengera mu Kinyarwanda cyangwa mu Ruganda? Yewe munsengere mu Kinyarwanda da. Yewe mube muretse gato. Ariko ntimugire ngo nukutubaha Imana. Murumva nyine naje nje kwifuriza umukunzi wanjye umunsi mwiza w'isabukuru ye y'amavuko bihurira nuko mwaje gusengera mukecuru. Ariko kubera ko ndi kwihuta reka ngira icyo mvuga kuko ndabona amasaha yari kugenda rwose. Nawe urashaka nibyo rwose. Nibyo nanjye nibyo nendaga kuvuga. Rero kuri iyi sabukuru y'amavuko ya Zamuda navuga byinshi. Ariko reka mvuge muri make. Iby'uburyo ndi hano mu Bugande byo ngira ngo murabizi. Zamu we na mukecuru nza kubasura bwa mbere twarabiganiriye. Uretse ko naje nanabikubwiye. Naje hano mu Bugande mperekeje ikipe yo ku kigo nigishaho yaje gukina ino. None byahuriranye n'isabukuru y'amavuko y'umukunzi wanjye. Ikindi sheri ntitwahirukanaga kuko hashize umwaka uvuye mu Rwanda. Mbese natewe rimwe nicira rimwe inyoni ebyiri. Gira ahubwo wishe inyoni eshatu kuko uhuriye hano n'umukozi w'Imana. Ubu rero agiye kugusengera utahana imigisha myinshi. Nibyo rwose. Yishe inyoni gatatu. Murakoze cyane. Bamana ndakunze ukuntu mumukundana cyane. Zamuda na Canisius. Canisius. Vraiment ni byiza cyane. C'est bon. Ndabasabira mu kisha Yesu
azabubakire ku rutare ku rutare amen ariko rero nimutange n'izo nzoga abantu binywereye umva masenge ni ukuri ese nimukora ubukwe nkiriho murabona bitankomeranye humura turakusengera cyane ubukwe buraza warakize kanseri mwazina rya Yesu. Ubw'Imana yashoboje nkabonana n'umusore uzabera umwisengeneza wanjye umugabo ishaka rwose yasezerera umugaragu wayo mu mahoro wa mugani wa Simeyoni amaze guterura Yesu. Oya kuva no mukecuru ngewe naje kukusengera. Haleluya amen haleluya haleluya Imana ibyumve kukukiza urakoze Imana ikumve taboba ndakurabukiye Nyagasani bihe ku bizima ngaya n'amaturo akira inzoga muri runango ngiye n'inkoko y'ibara rimwe ngiri nigira igihunyira wantumye kandi n'igihe rwose nacyubahirije naje mu museke w'abani ngaho kirahariye unama ngo ukubite icyubagiro mu gahanga icyo gihunyira wumva kitagukungurira muri iki gicuku ushaka mu ruhanga ntuhangarwa wamfura we rwose ndabikubwiye yewe duherukana uje kunyitura nyuma yo kugutsindira umugome wari warakunamye ku gatwe inkoni namukubise se ntiwayiboneye narayibonye rwose Nyagasani narayibonye nagenda rugera cyane yari yaramazeho inka umurozi mubi ni mubi nyine inka zanjye zose 3 zibyara ziramburura warakoze rwose kumukubita agakoni mubyeyi ubu aho ari mu bitaro ari kunera isembe ntiyikura kuyaneye ariko urasetsa rwose erega Kamari narakwikundiye nkikubona rero kubera iyo mpamvu nta makuba namba rwose azongera kukwibasira kuva waramenye nyine urabyumva nawe harya wambwiye ko uje kubariza umuhungu wawe ngo umenye ibyo umukobwa yakubwiye bakundana yego umubyeyi nyakubyara humura umuhungu wanjye ejo yarantunguye nambwira ko afite umukobwa bakundana uba mu Bugande yego kandi akaba yifuza kumusohoza umubyeyi rwose urabizi niwe mwana wenyine rudoringira ndebera niba urwo rushako ruzamuhira uretse murebere witonde uyu mukobwa ra ndakubona rwose ndakubona mu ndebero yanjye mbona byose ndakubona wa mukobwa we reba hano yampaye uyu mukobwa ra kwareba nk'umurozi ngo arareba nk'umurozi ariko ceceka mbaze mbirebe neza wivugira mu muhagararizi wa Nyagasani ari wowe uyu mukobwa ra ni umurozi niwe rwose ndamubonye mu ndebero yanjye mbona byose abakurambere barambwiye ngo babwire amateka y'umuhungu wawe yavutse atakura ati wabaho ati banyuriremo muri make sha kwari birebire ra ngo ni birebire reka ariko mpere ku mpamvu yatumye mwita agafuku kanezi yose ariko amateka y'iwanjye nigeze kuyakubwiraho da urabizi impamvu namwise gafuku wayambwiye turimo kuganira bisanzwe aho ugiye kuyabwira abakurambere mu ngoro basobanuriye neza ukuntu gafuku yavutse wabwiza ukuri ntubabeshye babyeyi rwose gafuku wanjye yavutse nyuma y'uko njye na Domitira umugore wanjye twabyaraga dupfusha wiki twapfusha abana 4 bose
kandi bagapfa ari bakuru bagapfa amarabira barakenyukaga se yego rwose mbonye binyobeye nafashe inzira njya guhanuza ku mupfumu witwaga ngo Rugunzi Nyabwishongwezi hahoze ari mu Ndorwa ni mu Ndorwa niwe wampaye insinzi yego ubu ntakiriho yaritahiye yantegetse ko undi mwana nzabyara ngomba kumwita izina ribi ry'agasimba gasuzuguritse ndabyumva ku buryo urupfu ruzajya rumugeraho nyine rukamunena niho kumubyara mwita agafuko rwose byarakoze pe bageze ku myaka 26 kandi nta mwana wanjye wigeze arenza imyaka 10 rega gakondo yacu ifite ingufu nuko muyipinga mu bayipinga njye sindimo njye n'umugore wanjye bya gakondo tubyubaha kubi ahubwo umuhungu wacu niwe watunaniye niwe uba yiha nyine kubipinga ukuntu mbese homura nakumvise rwose umuhagararizi w'Imana ku isi ibyo agiye kubitsinda by'iteka ryose ubwo abakurambere bamaze kwibuka umuhungu wawe reka mbabaze ndayibona mu ndebero yanjye rwose mbona byose nguriya muyobozi w'ishyanga nabana n'agafuko azamukenyesha azamukenya pe rwose bakimara kubana abakurambere barabyemeje rwose ntabwo nshakira insinzi nyakubyara biheko bizima erega nkimara kumva ko agiye kuraruza umukobwa iyo tutazi nahise numva ko ari ibibazo mu muryango umva nyine ko ari ukuraruza muri abakurambere batanze insinzi izatuma umuhungu wawe aramba imyaka n'imitaga urabyumva kandi hamwe n'umuryango wawe mwese muzahirwa uranyumva neza abakurambere bategetse ko umuhungu wawe agomba kurongora umukobwa wanjye Murorunkwere umukobwa wawe Murorunkwere wowe Nyagasani Murorunkwere umuhagararizi w'Imana mu bantu agiye kumbera umukazana ndakubeshya se Imana subwo nazikurahe ibyo nkubwira ni ukuri byose kuko abakurambere babyemeje ndakubeshya se ihanganizamo ihangane rwose ukomeza kurira mwana yanjye ndetse ndeba ko ejo bundi ku isabukuru yawe y'amavuko nyogosenge tubwira ko nta gihe hasigaje none nta n'iminsi ingahe ishize aritahiye poresha yisara hariho umuri sibyo aritahiye nakundisha umure mama kanseri yarayibaraga igihe yarababaye bihagije pe yiruhukire naruhukire mu mahoro rwose zamu ngaho uryama hano ku rutugu rwanjye reka wicare neza undyamiho uririre hano sha sibyo urakoze sha urakoze cyane nta kibazo warakoze kuza kumba hafi si Imana yaduhuje arakoze pe muri abakozi b'Imana beza yewe twebwe rega ntabwo turi bavuga butumwa baheruka bigisha gusa Pasiteri Venkeri birakurikirana n'abakristo be ukimara kuduhamagara rero utubwira ko mukecuru yitahiye yahise nyohereza igitaraganya ati iruka ube hafi uriya mukobwa rwose niko kuza mwari mwaranyijije ko muzamusengera agakira none disi aripfiri zamo byose ni umugambi w'Imana Imana yamukunze kuturusha sibyo reka ijye kumutuza heza hazira imibabaro rero nta kundi twabigenza mugani ubu masenge ari mu buruhukiro bw'ibitaro umwana wongeye kwishyura ejo bamuduhe tujye kumushyingura none se we ko numva uvuze ngo tuzamushyingura ejo nta bantu bo mu Rwanda bazaza kumushyingura mu Rwanda nta bantu bazaza kumushyingura hariya nta muryango tugifiteyo umuryango wacu wose
ari uwo kwa papa no kwa mama barawutsembye muri jenoside yakorewe abatutsi. Kwa papa hari hasigaye masenge wenyine witahiye. Kwa mama harokotse mama gusa, none mama nawe umwaka ushize yaritahiye. Yabanjirije masenge bapfuye bakurikiranye sha. Ihangane mama, birababaje pe. Ihangane shira wanjye, ihangane rwose. Kandi koko numvise nyogosenge abikomozaho cyagiye ugira isabukuru y'amavuko. Numvise avuga ko kimara kubura umubyeyi wese uza kubana nawe hano mu Bugande. Ko byagenze sha. None se zamu Karame, uzaguma mu Bugande umukunzi wawe ahagusange mubane muri iriya nzu nyogosenge gusigiye, cyangwa uzasubira mu Rwanda umusange? Oya, nimara kumushyingura maze gutuza nzagurisha iriya nzu n'ubutaka nisubirire mu Rwanda. Ubundi njye gutegura ubukwe nishakira umugabo. Njye na Kanizi yose twemeje ko tuzatura mu Rwanda nitumara gukora ubukwe. Ese kandi arankunda cyane, niwe uzamuza amarira naririye muri ubu buzima yose. sisi ni mubane nabonye mukundana cyane. Hanyuma zamu hari ikintu nashatse kukubaza kuva kare, nuko mbura aho ngihera. Ariko mbabarire si ukwinjirira, urabizi ndi umukozi w'Imana. Oya bwira nta kibazo. Simbi rwose ndakwizera kuko urakijijwe. Ni ukuri. Erega nagucyo urimo kunganiza, urimo kumfasha kurwanya agahinda. Nibyo. None se zamu Karame, uko ikinyogosenge apfuye nta mwana asize byamugendekeye bite? Ejo bundi tuza kumusengera nanze guhita mbimubaza. masenge se ibyo rero biteye agahinda pe. Muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 abicanyi baramwangije. Umva baramwangije koko, baramukubise, bamufashe ku ngufu baramwangiza, ku buryo byarangiye bamukuyemo nyababyeyi. Ayiwe data we, uravugisha ukuri. Bega bagome n'abatindi babi. baba we. Rero jenoside yakorewe abatutsi kirangira, masenge yimukiye inaha mu Bugande, abari haza gushakira imibereho, cyane cyane ko n'umuryango wacu bawutsembye ugashira. Yigiriye kuba kure ngo atangire ubuzima bushya. Ageze mu Bugande ntiyongera kugira umutima umugarura mu Rwanda. Mana mukomere byisi, amateka arashaririye pe. Ihorere shenge, impore zamu. Ariko buriya ubwo uri muri Yesu byose bizoroha, sibyo? Ngayihanagura amarira kandi humura turakuba hafi, sibyo zamu? Ubu na Pasiteri Venkera ari mu nzira ze, turafatanya kukuba hafi rwose. No kuri ntabwo nabona uko mbashimira, ahubwo nanjye reka mpamagare Kanizi yose mubwire iby'iyi nkuru mbi, ubundi muririre duke. Humura rwose. Gusa sinzi n'icyo yabaye, nahoze muhamagara ariko yanze kunyitaba. Izina rya Yesu uravugisha ukuri? Cyangwa byangendeke, ariko reka nongera ngerageze telefone ye numve. kuba narabonye akazi hafi yo mu rugo ngakomeza gutaha hano nibyo bituma mumfatira imyanzuro yo kugeza ubwo mushaka kunkingira umukobwa ntazi wo mu bapfumu. Ni mu ndeke ndakuze sindi umwana wo kwirirwa. Urakuze nyine niyo mpamvu so yagushakiye umugore. Ese ubwo urajya hehe? Nigire kuryama sinshaka gukomeza kubyumva. Icyase vuba nyine. Ndavuze ngo ucara aho ngaho. Urajya he nta mwanzuro duhaye? Ntawe uduhaye none uragiye. Urabizi nabikubwiye kuva kera kose. Nakubwiye ko mbere yo gushaka umugore uzabanza ukambwira nkajya kukubariza. Wumvise sha? None wabirenzeho ujya gutereta iyo tutazi. Papa, niki se? Muri iki kinyejana nta mubyeyi ukwiye guhitiramo umwana w'uwo babana. Uranyumvira ku gasuzuma. None ibyo bintu byo kubaza. Ubundi wajyaga kubaza. Ariko intabazirira ku muziro mwana wanjye. Jya wibuka ko utavutse nk'abandi bana ngo kuri nk'abandi bana. Nta soni. Ntabyumve se ko wagira ngo yari intumva.
umva gafuku we ngo gafuku si inkwinginga sinakugisha inama ugomba kubana na Murorunkwere rwose wumvise umukobwa wa muganga Karinga niwe werejwe n'inzozi ko mugomba kubana navuze kandi narangije ngiye sinsubiramo rwose ariko mana koko ntabwo nyumva ibyo mvuga ibyanjye byose byabaye abapfumu gusa nta kindi kugira ngo mvuke nkuri mwabanje kwiyambaza mu bapfumu ngo ariyo mpamvu mwanyise gafuko kanizi none wari kubaho n'ibyo gushaka umugore nabyo mugiye kubizanamo abapfumu oya umva birambabaza cyane rwose iyo upinga bakubeshejeho kugira amagingo aya twapfushije abana bangahe ntabwo twapfushije abana bane bose bakubanjirije shaka arabizi ubu ni wowe wabashije kubaho wenyine nyuma y'uko umupfumu ngurungunza duhaye insinzi iyo uza kumenya ibyo bintu ushaka iyo tutaza kukwita gafuku tukakwita irindi zina wenda nka Rwema cyangwa se Ntwari ntiwari gutera akabirimba gakamuzinze nawe ukabukurikiye abo bavandimwe bawe ukabugiye kwa Nyamuzinda ibyo bintu rwose ngewe sinjye numva nuko bikora pe ayo mateka ntabwo wayamenye ntabwo wabyumva mujye mumbabarira ngewe ibyo bintu wapi siniyumvisha ukuntu izina ribi gafuka ariryo ryankujije byaragukujije rero izina gafuku ubundi gafuku ngenda naryanga cyane rwose rintera ipfunwe n'impamo yaba atari iterabwoba ryanyu ngiye mba narahinduje reka urakoze sha kuko mutinyuke munyite gafuka akantu k'amafuti ntibiriyo mutakagira gato wenda mukananyita rufuku wenda byari kujyana ariko noneho uhinduyemo urwenya uramenye ntuzahirahira uhinduza izina ryawe wahita upfa ntasoni ariko se sha ubundi uretse kwirata izina gafuku rigutwaye rimutwaye ikizi ko hari n'abandi baryitwa kandi b'abagabo bakomeye kukurusha ubu urashaka guhinduza izina ryagukujije sha nta soni ariko ubundi by'uwo mupfumu akubwira mu byizera muti kikumba numva baraguze imitwe umva sha reka nkubwire nubwo waba utabona wakabakaba urugira cyane waturogeraga inka ntiwabonye ibyamubayeho ntiwabibonye sinagiye kwa muganga Karinga iminsi ngahe yamuhaye iminsi 2 gusa akamuhangamura akabara munanguye yadutsindiye uriya mugome we twamugiriyeyo mbega Karinga ngo aramwemeza ngizo za diyabete umwijima igifu umuvuduko ubanza nta ndwara nimwe atamuteje ibyo nibyo bikwiye abagome nkawe ariko rero abapfumu n'abarozi mubaha imbaraga badafite ubu koko bafite ubushobozi bwo guteza umuntu izo ndwara za kanseri diyabete umuvuduko n'izindi aba bahanga barabikora ariko kuki utemera ubundi se niba umuntu abagiriye nabi kuki nawe mwumva mwamwitura inabi noneho tumusekere ariko ahubwo se ubundi mufite gihamya cy'uko ari rugira cyane waturogeye nka kuramburura atari we ninde wundi ko uyu mwana yabaye atera buriya ko byari bizwi neza ko izo ndwara yari asanzwe azirwara kandi ari no kwa muganga babyemeje buriya muvuga ko uwo mupfumu ari we wazimuteje ariko ubwo uranyumvira inyana y'imbwa ubundi ibimenyetso binyereka ko warozwe ngenda mbibona gake gake umva shaka ubwire urongera kuvumvura uvugira neza abarozi umva turavumbana wumvise ndahita ngukubita iki kibarusha muri urwo rutwe rwawe ndumanya oya si ukubavugira neza papa erega si impakana ko batabaho ariko nyine guhamya umuntu amarozi biba bigoye ariko wemera iki wowe wemera iki kugihe cyose ubuhakana rero uyu ni Thomas bavuga muri Bibiliya icyo nemera ku isi nuko ibyiza n'ibi byose bigenda kandi nemera ko ibikorwa umuntu akora bimugarukira ukora ibibi biramugarukira ukora ibyiza nawe ibyo biramugarukira ariko uyu muhungu asonzwe mu bikira umva sha wibwira ko ufite ubwenge kubera ko wize ariko ntabwo ugira pe kubera ko uhinyuza gakondo yawe izo mpaka za ngo turwane n'ubundi ntacyo zikugezaho ugomba kurongora Murorunkwere umukobwa wa muganga Karinga kurongora kwa Karinga niyo nsinzi ya burundu y'umuryango wacu kuko nukugwiza imbaraga nta kibi kizongera kuduhangara tuzaba duhagarikiwe n'ingwe intare n'ibisamagwe byose none se murumva rijya mugomba gutangamo ibitambo erega si ukugutambaho igitambo nuko kurinda mwana wanjye jya wumva neza ubyumva ubyiteho uwo mukobwa udukangisha uvuga ngo mwakundaniye mu mashuri ngo mukiga hehe na hehe umva
ntuzamukandagiza mu muryango wacu kuko Karinga yarabihanuye arabibona ko azagukenya nawe ugapfa. nta murongore rwose tugwiza amaboko n'imbaraga. Erega Karinga ni n'umukungu uriya mupfumu asarura ibifaranga byinshi mu bantu. Urongoye umukobwa we rero twaba twungutse amaboko pe. Hano wanjye rwose murongore pe. Abyumve. Ariko umwanzuro n'uwo nta wundi. Wumvise sha? Ahubwo iriya nzu iri mu gikari ngiye kuyikora neza amasuku. Ku buryo nko mu cyumweru gitaha uzasohoza uriya mukobwa mu rungu sabyo. Njye mukomeza kunsindagiramo ibyo bitekerezo byanyu ndabahunga. Ngo iki? Njya kure cyane muzambure ku buryo muzajya mu iki cyana cyararozwe. Ugiye kurega fu. Ugiye gusubira mu Buganda usanga uwo murozi uzagukenya ukenyukire bizi neza ko ari wowe mwana umwe dufite rukumbi. Yewe agapfa kabongera kazakica. Mwihorere. Wabona musanze da. Mwihorere ariko. Ndamusanga ariko. Ndamuteza Karinga aramuzinga. Mwihorere. Aha. Kanjye kwitabira telefone barekeje no kwiryamira. Murambabaje ariko. Murambabaje. Umva sha. Ubwo ugiye kurara kuri telefone wanzwa mu bujajwa ngo ratereta sha. Niko. Ubundi ubwo uwo si wa murozi uvuka ishyanga iyo ngiyo uguhamagaye. Zana iyo telefone se hano. Zana iyo telefone se hano vuba. Baramurangiye. Halo sheri ese ko wari wanze kunyitaba wari wasinziriye? Nubwo ari mu gicuku sindaryama mukundwa. Nahindi munganira n'ababyeyi. Ibi biruhuko bikuru nabitangiye biryoshye. Ejo bundi mperekeje ikipe y'ishuri ryacu y'umupira w'amaguru mu Buganda. Ariko mwitwaye neza pe. Mwitwaye neza cyane. Umwanya wa kabiri twegukanye si mubi pe. Icyanshimishije cyane rero nuko twahuye nyuma y'umwaka wose tutabonana. Nyuma yo guhura hakurikiyeho amarira gusa. Ese babateka mutwe ndavuga warugigana na mwene Gakara wacu wa mukobwa mwene wacu uko bavuga ko baramusengera kire ko batamukishije. Ariko mukunzi wabaye uti erega shawu sheri ntiwahinyuza umugambi w'Imana ubwo niko nyine yari yabipanze. Ese wabaye cyo kuno musi ufite amaganya n'umushiro? Sheri nako nta kidasanzwe. Ahubwo se umeze ute nyuma y'uko nyogosenge yitahiye mukundwa? Yewe ndamwibuka ejo bundi ndaho wabonaga afite icyizere cy'ubuzima yizeye ko baramusengera agakira kanseri. Ngoshaho Imana mwakire nta kundi. Ariko rero winjijisha wakomeje kuvuga ku rupfu rwa masenge gusa. Ese ubundi sheri ngo uhamagaye kangahe wanga kumfata koko? Ko naguhamagaye kare ukajya wanga kumfata waruri? Oya wigira ikibazo sheri. Urabizi sinajya kuri yawe. Nako urumva nyine urupfu rwa nyogosenge rwarambabaje. Ariko nyine hajemo n'utuntu tw'utubazo two mu rugo. Two n'utumbazo byinshi nzabikubwira neza n'inzo mu Buganda nje gushyingura. Okay, reka rero gukomeza kugustress. None se sheri uzaza ryari ko tuzashyingura umusibeje? Nzaza ejo mukunzi. Okay. Ejo nzaza na bisi ya nijoro. Nzakugiraho mu gitondo ntugire ikibazo. Nta kibazo. Ubu nta kibazo mfite abarimu turi mu biruhuko bikuru. Mfite igihe gihagije pe. Sheri uzaze rwose. Gusa hari n'ikindi kintu nshaka kumfasha. Nako nyine nabuze uko nyikubwira. Ngo kumbwira se mukunzi. Sheri ntiwibuka ko nakubwiye ko masenge yandaze iriya nzu ye? Urabizi narabikubwiye. Yego. Yambwiye ko igihe azaba atakiriho rero nazayigurisha nkigarukira mu Rwanda. Ngakorera mu Rwanda ngatanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. None si ikibazo kiri? Nyine uriya Pasteur Venkel ashaka kuyingurira ngo ashaka kubaka urusengero. Kwiki? Aka kanya se utaranamushyingura? Yego pe maze agiye kuma amafaranga meza azanyishyura $1.
mwana we ko numva ari amahano sheri waba wihuse cyane cyagaragara nabi pe sheri reka mfata aya mafaranga pe uzi ko agera hafi mu bihumbi 70 by'amadolari uko uzi iriya nzu ninde wampa amafaranga akaba miliyoni 50 z'amanyarwanda byibura rwose reka nyitange ubundi nyuma yo gushyingura tuzagarukane mu Rwanda twikorere bizinesi. ese sheri karame ubundi uzaza mu Rwanda utsange ko mu rugo bagiye gutuma nturongera ngahunga igihugu ngahira ishyanga ahubwo narinzi ko nzagusanga aho mu Bugande tukibanira ngo iki shiri ibyo ni bicyo urimo kuvuga ngo kunsanga mu Bugande ngo mu rugo iwanyu bagiye gutuma utorongera ibyo ni ibiki byinshi mukunzi nimbaza byinshi pe ejo tuzaba turi kumwe tuzaganira bihagije nzakubwira ibyinshi nyuma y'aya maganya yose sheri ndumva ntangiye kuguhangayikira pe mbwira njye ku kiriyo cya masenge ntuje oya jya ku kiriyo yewe ihangane nzabikubwira ejo turi kumwe erega nzazinduka sheri sawa nakureka ndyame mba nuko nzinduka ndabona igicuku kinishe aha twagira dutese ni ukuryama nyine ari uko avuye mu bikorwa bye by'umwijima umuntu uryama amanywa agakora ijoro gusa aha mama ndakumva mwana wanjye antarinda gatatu kose iya mbere yayinteye ifite imyaka 14 ayinkuza twagira dutese iya kabiri ayintera kuri 16 nayo yinkuzamo no ku myaka 17 ntabwo nteye indi buri gihe ambwira ko nimbivuga zanyica none ngo ugiye no kunshingira reka gushyingire nibura wenda uzaruhuka mwana wanjye kandi uramenya aho azagushyingira ntuzamubwire ko utujuje imyaka y'ubukure uzajya ubwira umugabo wawe ko ufite imyaka 21 ntuzigere umwereka indangamuntu byose uzabikore nk'uko Karinga yabigutegetse urumva kusuga amaherezo y'ibyo bintu ngo amaherezo nta maherezo yacu urabizi se yaradutaye adusigaho ntaho kuba ntacyo kurya umuruho mutangira ubwo urushaka rurananira maramazu urabizi ko uyu Karinga ari umugabo wa gatatu nashatse nyuma ya so nibura urugo rwe tururambyemo n'ukuri kuko afite amafaranga kandi rega ni n'umunyembaraga ino Karinga ni inkozi y'ibibi nyir'urutoto ariko ni nyir'urutoki nibura hano yewe nitwigeze twicwa n'inzara na rimwe reka tumukeze mwana wanjye mama ndakumva mwana wa nta kundi nje nafashe umwanzuro wo kwiyahura ayiwe nibura ukimara kuvumbura ko ntwite nkakubwira uko byagenze byose ukanganiriza nase numva ko ngomba kubaho uko byagenda kose ugomba kubaho ntugatekereza na rimwe kwiyambura ubuzima mwana wanjye baho naba ari kubeho mbega amahano nako ngo kubera wari isugiye gushakagamo imitsindo mwana wanjye imitsindo nyabakiyo gatsindwa umurozi mubi gusa mama ndakumva mwana wanjye ko inyamaswa nayimwara mbega ukuntu yabuze ahirigitira igihe umubaza impamvu yasambanyije wabonye isoni yagize yakozwe n'isoni arabwera kwikura mu kimwara ahita dufatiraho inkota ngo azatwica dutambira amagini ye agahinda ntikica akagira mu bikoko ariko ubundi kutabivuza kigusambanya bwa mbere niburaho ko iki wari gukora iki wari guhangana n'amagini ye ntacyo wari gukora kuko nawe umenye ntacyo wakoze mama yewe baca umugani ngo inka yiyamisaza aho igeze umurizo koko mama uhora mwana wawe ceceka ihangane
ihohoterwa mu nkore ni papa yatangiye kunsambanya mfite imyaka 10 ariko si buri mu biki wacecetse hatagira n'ukumva ibyo wakabibwiye wakugize umugore mama nawe w'insonga witonde kuko nawe uri umufatanya cyangiye kurega iriya nyamaswa babafungana kuko nawe wamenye amakuru wanga ko tujya kumurega mukobwa wanjye rwose mbabarira ntuzarihingutse usibye no kumfunga aya mahano saye gushyira hanze icyo ni igisebo kuri twe no ku muryango ikindi kandi so ni umusazi uramuzi kandi afite n'imbaraga z'ikuzimu tumuvuze twapfa waretse nkabivuga n'ubundi ko ntariho koko ariko mwana wanjye kuki utanyumva Karinga ni inyamaswa pe ni umugome mubi cyane afite imbaraga zidasanzwe nawe urabizi umugabo utegeka inzoka ibihunyira n'ibindi bikoko byose bikamwumvira nubona ibikoko atunze hano wowe mwana wanjye rwose mwana wa ca bugufi rutajya hejuru reka dukore emera tugendere ku mategeko ye emera duhebere urwaje twinumire ahubwo uzagira amahirwe maze uwo mugabo agiye kugushyingira kubere muzima sibyo yanshingira atese mu bantu bazima naho atari muzima yewe aho nanjye nari nshyomye koko ubuse nzimarira iki koko ko n'amashuri yananiye kubera gora ntwarinda no kuzikuramo mpora ndwaye mpora nsibira urwaye mwana wanjye mpora twimuka nta hantu Karinga turakabiri kubera gora yigeka mbese byarancanze ihangane mwana wanjye komera cyane aha mwana wanjye se ngo igikeri cyakandagiwe n'inka kiti uko zivuze nyamahembe uyu mutware w'igitugu nishakiye niwe uzatwiyicira twajya he ko nakuze ndi imfubyi ko nta bene wacu ngira ndi nyakamwe ko narumbiwe n'urushako nkarumbukirwa n'ishavu awi aratashye da aratashye utubuyenge ku mabati da niko umupfumu wanjye akomanga ayiwe umva yewe tujya gukingura uragira ngo abigire kabira turaze hanze kingura yewe reka kurenduka nk'ikimwiri hute gute mutinda kunkingurira iwanjye muzi ko ndi umuhagararizi w'Imana mu bantu musigaye kandi mwarigize nabi mwari murimo kungamanira ngo mumfungishe nimwibeshya mukandega cyangwa hakagira umuntu avuga ko nafashe umukobwa wanjye ku ngufu nzabica pe naba ndiho cyangwa se ndi mu mvu cyangwa mfunzwe nzabica dore mbese ukuntu buriya nk'ubuturu ngaho niba ujya kuryama se nyine mugire vuba murakoze nyagasani nyakubyara umva we murora unkwere ngaho garuka hano umva se nyine ejo witegura uzahura na so ubukwe Kamari akubone urabyumva uzitware neza urabyumva ntuzayimuhingukize kutwite uzakora ibishoboka byose iyo nda yawe uyihishe dore iyo nda ni wowe na nyoko mwanze ko nyikuramo si mwebwe mwabyanze rero mwitware neza niba mushaka gukomeza kuba umwe na Karinga reka papa nifite ubwoba ko yampitana erega numvamo ninjye uzaguhitana ntugire ngo warundi cyangwa ngo uhindure inzoka cyangwa igikeri Karinga nzakubera inzozi mbi mu buzima bwawe nzajya mpora ngutera mu bitekerezo nk'umuzimu papa nako dawe ngo iki ntabyo nzavuga arewe dore uko gasa dore uko gatereka amaso nk'inyana mu ruhongore genda usase neza iri joro ndakuraza none bigenze naho turara aho urabyineka mu biki urabyineka mu ndakubwiye ngo bikora uko mbitegetse nenda kuguzingira ngo mbagusezeraho nkakumva neza birambuye sha sibyo se shashira umbabarire byarangiye ntaje kugutabara nkuko naye nabikwemereye nakundi nyine sheri nakundi gusa kugeza ubu siniyumvisha ukuntu utaje kuntabara pe kandi hano mu Buganda ahantu dutuye warahageze warahabonye sikuri
ariko si umuntu wasuye ari uko yategewe n'ikigo baje gukira zamubabarira wirengera gusa pe nanjye ndumva nabuze icyo nkubwira kani ngewe iryo jambo narirambiwe wabuze icyo umbwira se gute ese habaye iki watowe ukavuga usigaye uvugira mu migani gusa sheri nari nanze kubikubwira ariko noneho reka ntubure mbivuge kuko ndabibona bigiye kudushwanisha uvuga nyine zamuda wanjye zamu karame mu rugo erega ntibakwishimiye ngo iki ntabwo mu rugo iwanyu ntibanyishimiye gute se ntibanyishimiye gute kandi batanze kuba tutaranahura na rimwe ko batarambona na rimwe erega uretse no guhura ntibazi n'amazina yawe ndetse n'ifoto yawe ntayo bazi none se imyaka 7 rwose tumaze dukundana narabibahisha urabizi hari ubwo mu rugo babizi ntabyo bazi nyine no turi kuvuga ubwo ntibanyishimiye ejo bundi rero mbabwira ko mfite umukunzi kandi dufitanye gahunda yo kubana vuba aha bari banyirabyifu mana we ntabwo bishoboka none se kani ubwo iwanyu ni gute banga umuntu batazi mu rugo bafite imihango yabo bikorera rero ngo umugore bamaze kumumbonera cyangwa ni umukobwa wo mu bapfumusha oya kani ibyo ntibishoboka uruwange ibihe byose ibyo ntibishoboka rwose wiyibagije amasezerano yose twagiranye ugiye kumemukira koko kanigi uya rukundo rwanjye rw'ibihe byose sinarota nguhemukira kandi nta n'umukobwa n'uyu n'umwe nagusimbuza mu mutima wanjye kandi wumva ufite undi mugore ya rwose nta cyadutandukanye mukundwa nk'uko nabikubwiye nkanabikurahirira kandi nkaba ntatinya kubivuga no mu bantu ndagukunda cyane na nyuma y'ubu buzima roho yanjye izakomeza gukundi ndakuzi neza ntiwampinduka mukundi ngiki cyatumye ntaza kugutabara rero narakaranyije no mu rugo cyane papa amenye ko ngiye kugaruka mu Bugande akeka ko ngiye guturuka niko kujya mu cyumba cyanjye ntwara ibyangombwa byanjye byose indangamuntu yanjye na pasiporo byose n'ubibitse mana we ngo pasiporo n'indangamuntu byose yarabitwaye yewe umva yarabitwaye ubu nta uretse gato sheri ariko nyine nashaka kukubwira ko yanzu ngiye kuyigurisha none papa ko winjiye mu cyumba cyanjye nta no gukomanga nkomanga se nkomanga ibikisha iki ni icyo ufite ntazi ko ibi byose ufite ari njye wabiguhaye waje wihina rero mu buriri uraduhira ngo urimo kundegera uwo murozi wawe ngo nakwatse pasiporo n'indangamuntu harantwara iki se ibyo wavugaga byose nabyumviraga inyuma y'urugi ariko papa rwose muri kumemukira pe kandi rwose nabakura inzira ku murima sinshobora kurongora umukobwa ntazo mu bapfumu umukobwa ntakunda ceceka hose nyine ariko uko kumbyimba nuguca kukisha ko ari njye wakubyaye nta soni ndagufite ndabafite ndabifite wowe se ufite iki mpereza iyo telefone hano niba mu bikoresho ariko se papa waretse ngenda kure telefone yanjye ntayo naguha ngo ntayo mpa ntayo nguha nyine mpereza telefone yanjye uzabaze urumva siko mumfata nk'umwana w'igitambambuga uyu nguyu ikiboga oya genda arambiwe urumva shaka amasaka azaca nk'akazivukamo koko gafuka umuhungu wanjye ntiwongere kumumpamagara icyo kizina papa mpamagara kaniziyusi cyangwa ubireke gafuku ariko umaze kubyimba sha ni ngeso uvugisha utyo nta soni ntugishaka ko ngo uhamagara izina ryagukuze sha mu gihe abandi bose muvukana bakenyutse akazi kabo uzabaze sha nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi kandi uzabaze nta na rimwe icyuma kigeze gitegeka inyundo n'umucuzi umva shaka ubwire ibyo byose urimo urabiterwa n'iryo shyano ry'umurozi ngiye kureba umuganga karinga ako gakobwa katwitambitse akoherereza amahembe arakareka sha
iriya nzu ye turayigura tumuhe amafaranga cyane rwose ndabijeje aramara gusinya no kuduha impapuro zose z'ubutaka kontra tuva turamukurikira turamwiba amafaranga yose senti yose birakunda se buriya ariko sikubona neza kuntu tubikora vraiment cheers tube tunywa divayi ubundi on passe bien dutekereze neza ibyo birakwiye rwose rero karakomeye 70,000 by'amadolari rero turayisubiza dute venke ko numva rwose bitaza neza reka mbenywa mu kanya ndaguha gahunda yose uko iteye nyizere rwose kuko ngiye gusoma kaka divayi hanyuma akamfasha gutekereza neza sheri simbe wowe uragira ibitekerezo byiza cyane ndagukunda cyane buriya baragushyiramo ka divayi soma wowe sheri none wahamagaye zamunda zamuda sheri niko yitwa zamuda wamubwiye ngo adusange hano kuri hoteli ubundi mwishure mafaranga dusinye masezerano cyangwa wibagiwe sheri namuhamagaye rwose yigira ikibazo erega ibisigaye biroroshye rwose buriya rero kumwemeza ko iriya nzu agomba kuyigurisha nyirasenge akimara gupfa nibyo byari bikomeye tante wenyine nibyo byari bikomeye cyane warakoze kuneka ukamenya amakuru ukamenya ko iriya nzu seti mezora uriya mukobwa azayigurisha kuko ari akazira sheri wi gusa njyewe mfite impungenge wowe urafite mfite impungenge rwose urafite mpungenge like worry worry it's like worry wowe urahungenga kubera ikise kandi ndagukunda cyane simba wowe uri mugore wanje we ndagukunda cyane urareka guhungenga rekeraho guhungenga kugira ngo uteveke guhungenga si impungenge guhungenga ijambo impungenge ntabwo rigira inshinga ntabwo rigira verbe impungenge ntabwo nyine bavuga ngo ndahungenga ngo urahungenga oya ni ijambo nyine ijambo ni impungenge ubwoba mbese ndabimenye cyane sheri ndi umugore wawe sibyo ariko ntushaka ko abantu babimenya iyo turi twenyine nibwo binyita ariko twagera mu bantu warambujije umbwira ko nzajya mvuga ko ndi umusemuzi wawe ese kuko sheri nzaba umugore wawe byemewe n'amategeko ryari koko wowe écoute bien wowe ndakugira mugore wanje vuba cyane uravugisha ukuri uragira ikibazo kuki wowe banza unereke ko ushoboye hari uko ntagira se yo kugura iriya nzu ya zamuda turayikora neza ndakugira mugore wanje burundu ndanakujana Europe burayi ufite turata igihe turavuga bla 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 kandi igihe ni mafaranga ni senti dollar amayero oui kuri mu wigurira ubutaka muri Afurika gusa ubeshya ngo uzubakamo insengero n'amashuri ujya ufasha abakene kandi nkaba numva iwanyu utahakunda
naho ndahakunda cyane kutese kandi nta bikorwa urimo uhapangira tuvo haraba neje se kwa urubura rwiza cyane tuvo humura wowe nzakujana tubeyo ibikorwa nzakora inaha nzabishiramo abakozi benshi abanafurika mbigisha imana kandi mbaye c'est quoi de faire imirimo oui bigisha imana bayimo uyinyigiraho pasiteri wa nyawe umva reka duteke imitwe ibindi bishyira hirya urumva ariko ibaze hari nk'umuntu ahubwo venke tekinike yo gusubirana amafaranga ndayibonye ndayibonye c'est que je vais oui good sasa turakora kingo tuyasubirane sheri ubu nakataje ngiye kubavunjayi nyavunje yose bampa amanyarwanda kuko banyishyuye mu madolari igikapu kiruzuye pe ubu ndi mu mihanda ya Kampala nakataje Zamu karame wakunze amafaranga urakabya pe ariko nta kibi nakoze kanijyo ahubwo niba hari umugisha nagize mu buzima nukuba narahuye na Pasiteri Venkeri na Simbi ubu tugiye gukira sheri tugiye gukira ngiye kuza gufungura iduka rikubita i Kigali ngure n'inzu nziza ubundi tujye kwibanira i Kigali iby'iwanyu barimo kwivugisha ngo ntibansha ndebe icyo bazabikoraho nifitiye amafaranga yanjye ikindi kandi sheri uri kwihutisha ibintu bite ako se sheri ntushaka ko tubana ntushaka ko ngukura mu bwarimu karakazi baguhemba urusenda ese ko numva wahindutse nari mafaranga niko kanizi utangiye kunyurira amafaranga ariko ubanza udashaka ko nkira rero aho bigeze ndumva ayo mafaranga ya wazayakubitiramo wa mukobwa rwose twakundanye amafaranga utarayagira siyo nari ngukurikiyeho wishyira amafaranga imbere reka twumvikana niki twumvikana hose ibibazo n'ubwo nawe ariko si ubu mwarimu nkaho uhembwa udumbi tungahe uri kuvugira ku ki urumva ukuntu wanyiteruyeho nta n'iso ngo zamu n'undi munsi ntukansuzugure uranyumva neza akazi k'ubwarimu nkora ndagakunda karahanyuze ntukagasuzugure ntazashaka kumbagara hejuru nakwihanangije urumva iki nakwihanganiye kenshi urabizi wigeze kuva mu rukundo uransiga urabyibagiwe ntiwagarutse winginga nkakubabarira nkakwakira ubwo si ibyo bizanye gute cyakora ubukene ni bubi koko babivuze ukuri umugabo ukurusha amafaranga ntimwabana ubwo arakubyerega ako se ubu we ahindutse ati ubu aka kanya ahindutse ate koko nari nzi ko agiye kunsarira kubera ko ngize ibifaranga byinshi none nagende uriya mutindi ubundi kuri izi miliyoni zisaga 70 zanjye ni gute nabana n'uriya mutindi niba batashaka mani set ko yesu we dore karakana disi karimo gusaba kabaye iki nakaboko kagira yo karababaye disi imana yamuha amafaranga reka njye kugafasha nakundi umujura ayiwe cyangwa umusaza ikiganza cyanjye se kari gicewe ntabwo wumva ikinyarwanda aranyibye muganda musaza kamanutse fasha miliyoni 70 sasa barazitwaye we miliyoni 70 n'ibishaka uri umunyarwanda mwacu mufatira tuza umbwire wahura n'umunyarwanda hano Kampala nawe ni igitangaza hano twari turi benshi ahubwo reka utuze twibwirane neza umva nyine jewe nitwa Safari
wewe witwa nde ubona wagira ngo mbwira izina ryawe numva ko ndagufashe Safari izina ryanjye wajya gusa nitwa nde izina ryanjye neza yewe baba we aranyibye suba arayatwaye koko wibagiwe n'izina ryawe ariko mana we tuza ariko aranyibye mwirukeho yewe usugurambye izina ryawe yenda bishaka aranyibye mwirukeho yari yambaye n'ikigofero gisha amaso siramubonye isura neza mirongo irindwi bagomba kwitonda ari kuri mushasha nibwo wagera ugeze n'ahavu ayiwe ubanza ari imana imanye we mbega ukuntu niyemeye we nari maze no kwihenura kuri shere wanjye kanizi yusi we ayiwe ubu ndabigenzane we reka muhamagare muhamagare nyine ariko rero fata neza telefone yawe nayo batayigushikuza hano habaga abajura benshi cyane dore abantu batangiye kurura na telefone yayikuyeho ndajya hehe koko ndajya hehe n'amafaranga afite bayatwaye umva ye amafaranga yanjye bagerageje reka gutuma utwe tuje kuri polisi sibyo ahubwo ndi kubona hari hirya arengeye hari amakamera ku muhanda reka tuje kuri polisi noneho tubasabe baturebere muri kamera neza bari ibyawe nyine c'est bon. Unafite bitekerezo nona bitekerezo na détermination vraiment c'est quoi umurava ndagukunda cyane ndagukunda cyane ubonye ko amafaranga twayisubije bitanatugoye kariya kana natumye se kuko ubonye ko atabikoze neza iyi note zose turazisubira amafaranga aratugarukiye vraiment ibaze iyo gafukara ya kane yo gafungura gikapu oya ntabwo kari kugifungura kuko ni kari kazi birimo voilà uretse ko kari na gato cyane rero ntabwo kari bubitekereze zana amafaranga hano tuyasubirane kweli mafaranga noti ni noti ntabiceri mva rero mubwire nizere ko duhita dusezerana noneho gusezerana se tugasezerana mu mategeko nk'uwo mugore wawe byemewe n'amategeko gusezerana ni vuba cyane we tugire kibazo uri wanje we tugire mpungenge reka ndabuke noneho ngaho rero tangira ushakire viza viza ndayikushakira vuba cyane tangira uyishake rwose ariko je sais pas niba sinzi niba bazayima ubwo se urashaka kuvuga iki venke ndashaka kuvuga ko à notre pays mu gihugu cyacu muri iyi minsi biragoye kugeramo uri munyafurika kubera iki abanyafurika barabanga cyane murateza mwanda mu burayi mu migi muri paradizo twiyubakiye umva rero twumvikane venkeri wumva nkubwire urumva ibyo uhimbahimba ngewe ntabwo bindeba icyo ndeba ni diru twagiranye n'amasezerano wampaye setu kandi niyo migi urata natwe ina muri afurika turayifite myiza urumva bana imitwe aho rero burakari wumva nkubwire wowe kurugutura aya matwi nkubwize ukuri urumva kuko ayo magambo mbwiye arandakaje arambabaje veke kuza wowe kurugutura wumve
kuruguwati kuruguwahe kuruguwati kurugutu iki njyewe si kubyumva reka kwijijisha aho ngaho se nyine kuko ndabizi neza kubyumva ndakuzi neza venke ndabizi neza ko ikinyarwanda ukizi kurusha natwe twakivukiyemo urumva wowe urandakaje venke navugaga ko mu gihugu notre pays ntabwo babakunda tout simplement kandi caceka aho ngaho se nyine ukuri nakumvise ariko venke kuki uri indyarya kuki uri umubeshyi cyangwa uzi ko ntazi ko ufite abandi bakobwa benshi wasezeranyije kujyana i burayi abakobwa bose mwandikiranye ndabazi n'ibyo mwavugaga ndabizi byose narabisomye mwibanga urumva kwinjira muri telefone ya muntu nta burenganzira bwawe ni icyaha wowe simbi ndakurega ndakujyana kuri polisi kujyana kuri polisi unjyana hehe ko nanjye nahita ngutanga njyewe ubwoko bw'imana ubwoko bw'iki saseki icyo gikapu cy'amafaranga ku ruhande uwo ninde mebereze icyo gikapu utakoraho gishyire ku ruhande ubwoko bw'imana kakana se kabivuze ayo venke seki ni abapolisi ayo ndatowe abapolisi baraje Jésus Christ Mon Jésus police. Ça c'est qui? Qui a fait ça? C'est toi Simba, c'est toi. Écoute Simba, écoute. Reka njyewe nishando mu kabati. Simbi njyewe ngiye kuja hano mu kabati Simbi ceceka titwa wowe urampisha ukavuga ko ndahari njyewe mfite aho nihisha ndakujyana burayi umva écoute cyangwa reka njyenyure muri dirisha urumva reka ndaragitangiye gushya ubwoba cyane turi muri etaje ya gatatu hari cyane nahita mpfa ngaho simbuka ubwoko bw'imana we simbuka abamarayika baragusaba nukuri kw'imana simbi nukuri kw'imana ndumvuge wowe korera jezi nanjye nzakushana burayi muri paradizo unjyana i burayi ntabyo ngisonzeye ntabyo ngikeneye kuko tayari do bagarutse ku rugi noneho bagiye gufungurira nyagasani we ushimwe mana we ushimwe amafaranga yanjye ndayabonye baba we ubwo mvuye kuyabitsa kuri banki noneho ndatuje nizeye ko nyafite mana we ubu se nagushima gute ko gushimwe uzi safa ahantu nawe wantegerereje ko mbona hatameze neza ntihasa neza pe umudagose nawe tuzi reka kano kabari ntacyo gatwaye ahubwo nuko ndi kubona amafaranga yakugize nk'umusazi wa mugani unyibukije ko gushyuha ari byo byari bitumye bari abajura bantwarira inzu yanjye cyakora safa iteka nzishimira ko nahuye nawe wakoze kumperekeza mu nzego zishinzwe kugenza ibyaha kugeza igihe mbonera bari abajura bari banyibye mana we sinari nzi ko abantu nizeye abakozi b'imana aribo bampemukira bakanyanganya ibyanjye aha wagize se ngo iyo tutagira bari abapolisi ngo tubasabe baturebere kuri ziriya kamera zubaga ku muhanda uzi ngo byari birapfa koroha umuzungu na mwene wacu si ntaho bari bakwemeje neza sinari nzi ko n'abazungu nabo ari indyarya ingegera amabandi mabi
w'abaguru kugira ngo hari aho dutandukaniye byihorere reka buriya twese turi bene muntu kandi nabibonye. twese tuvaga amaraso tugiraga n'umwuka umwe wo guhumeka rero ni nk'uko nk'iwacu tutaburaga abantu b'imfura mu bazungu burya nabo ntibaburagamo imfura kandi nk'uko natwe tutaburaga bataye ubupfura mu bazungu habagamo ababutaye rwose cyakora uko ni ukuri koko reka ndeke bose kubashyira mu gatebo kamwe kabisa koko pasiteri venkera mpemukire naramwizeye noneho ngambanirwe na mwene wacu w'umunyarwanda dusangiye amateka umukobwa nizeye nkabwira amateka yanjye yose nkamubwira ubuzima bubi nanyuzemo aba ariwe ngambanira ngo bandye inzu nasigiwe n'amasenge yewe ahubwo ibyo ngibyo reka tubyihorere twishimire ko abo imana yadufashije abajura bari bakwibye bagafatwa kandi bagasanga n'amafaranga yawe rwose bakigafite ubu ukaba wagasubiranye safa warakoze kuhagoboka kuko ni wowe wamfashije kwikura muri ibi bibazo ngewe icyo nari kwifasha ko ari ugusara nkiruka ku musozi byonyine pe reka nibyo umunyarwanda yavuze ngo buriya ngo umutwe w'umwe wigiraga inama imwe gusa yo gusara ntabwo wakwifasha gutekereza ibyo byo pe uyu mugani sinawusobanukirwaga ariko ibyambaye nibyo byatumye nkusobanukirwa cyane safari rero narebye mbona nta kindi nakwitura hano azanye amafaranga ngo nkwiture ni hafi ya miliyoni nyine ariko wihangane ndabizi nyine wari utegereje ko ngira icyo nibwira ngiyi bahashe oya si ngombwa rwose urakoze zamu yego urayanze se ntushaka ko ngushimira nese urashaka ngo ngushimire mu bundi buryo ubuhe buryo se oya safari ntahari uko nteye rwose buriya njyewe ntaho ngiriraga umuntu neza kugira ngo nanjye iyo neza azayinture urayanze se koko ibihumbi magana ane byose urabyanze nta n'ikindi kintu usabye zamu karame ntari ngombwa rwose kunshimira si ngombwa kwama amafaranga cyangwa ibindi bintu ntazi hari n'ukuntu noneho utangiye mu byo uvuze ntakunze ngo nari ntegereje ngo unshimire oya wenda sinzi uko ubifashe bonje ntahari uko nkoraga ujya kugirira umuntu neza ntaho ari ngombwa kugira ngo uzaje kwituza iyo neza ubaga waramugiriye buriya nabwo ni ubupfura bukeya rwose ntabwo ari ukuyituza safari ndi umusore ugenderaga mu kuri mfite ukuntu mbayeho byanjye bwite bisanzwe uracari na mutuye cyane genda wiyubake ubundi ntaho wambwiye ngo ugiraga umukunzi mu rwanda ngo mugomba gutegura ubukwe ngo mukanakora n'imishinga mugatera imbere ugira ngo si uwo mukunzi we tumeranye neza ndamuhamagara kuri telefone ntakimfata ndamwandikira ntasubiza ndamwandikira ntasubize ariko ibyo byose ni njye wabiteye gute nkibona ariya mafaranga namubwiye amagambo mabi cyane mwihenuraho none yarandakariye ngaho da ubu yaranyanze kandi njyewe ndamukunda pe ubwo urukumva amafaranga gataragusenyeye amafaranga ni umukoresha mubi gashobora kuguhindura umucakara ukamera amababa ugatangira kugendera hejuru y'imitwe z'abantu bose ukagira ngo wabarusa safa cyakora nk'igiho byinshi pe reka buriya gukena ntahaho wari umugayo ni uguhemuka ariko niba uwo musore mukundanaga koko wegire mu rwanda nugerayo uzamusaba imbabazi bizoro yewe urambwirije pe ubundi iri ni ryo jambo ry'imana rekana na bya binyoma by'abatubuzi birirwa bavuga yesu ku rurimi gusa batamukurikiza nyine banyafurika nimukanguke yewe safa imana aguhaye ubwenge kandi ukiri muto pe reka dutumizeho ibyo kurya n'ibyo kunywa dusangire
ejo ndajya mu rwanda koko nshaka ikaniziyusi musaba imbabazi. ikibazo ako si ubwo kazambabarira we. Azakubabarira. kazambarira nirikosa ndikoze ubugira kabiri. azabazwa n'ikiza. mubyeyi nyagasani nyakubyara bihe ku bizima, muri iri joro naje gushima imbaraga zanyu mugiye kundemera. ese ko numva ukidikanya sha banza unyumve neza wumva icyo nshaka iri joro utaruhira ubusa nk'umurozi. ngiye kuguha umukobwa wanjye muri runkwere umushyire mu cyumba cya gafuko uranyumva neza. imiti yanjye aho ngaho irahita ikora ibintu byose bikora uko ngiye kubikubwira. urabyumva? ndabikora uko ubimbwira rwose. karinga ndakomeshaho ntunyinishe rwose. mfite imbaraga nyambukiranyamipaka. uwo murozi uvuka ishyanga wagutwariye umuhungu umutima ndamugutsindira pe sinkubeshye. ngiye kuguha imitsindo hanyuma rwose ngo ukoshe ubundi ngo uhekere. inkwano warikwije mbwiza ukuri ntumbeshye. inkwano se? inkwano nyine turumvikana. wenda nyine mwambwira niba ndi bukwe amafaranga cyangwa inka nk'umwe. oya wivunika reka mbaze abakurambere. wihangane rwose barahita bagusubiza humura. umukobwa wanyu wamukutinya kubyara ngo inka 20. nka 20? wabyumvise ntukabize abakurambere ni inka 20 nyine. ariko rwose mubyeyi mbwirira abakurambere ko izo nka ari nyinshi. no mu rwuri rwanjye rwose ntazirimo. erega barakumva. kuko mfite 15 gusa. niko wagihara urumbu niko sha. niko tutinyuka kuvuga uryo sha ureba n'ibintu byose maze kugukorera kandi nkaba ngiye no kukurema amaboko. nakurindiye umuryango ibyo ntubyemera? ndabyemera. umuhungu wawe ngiye kumukiza umurozi uvuka ishyanga muhe umukobwa rwose muzima w'isugi. none ngo nkwe niko ushaka gutegeka abakurambere se? ariko rwose mubyeyi. mubyeyi se ki? buretse ahubwo buretse gato ese ko mbona bikagera mbega ibintu mbonye we. karinga ndabibona mu ndebero yanjye mbona byose. mbonye umwaka mu muhungu wawe rwose. aho yazakongeza umwaka rwose mu mukobwa wanjye akazamukenya. umuhungu wawe sha igihe ajya mu Bugande ndabibona rwose yasambanye n'uwo murozikazi w'ishyanga amusigamo imizimu y'ishyanga rwose ndabyiboneye rwose. agasana imana yanjye we kaniziyusi agiye kuzansaza. ariko se wivugira mu bakurambere wa mugabo kubera iyo mpamvu nongeyeho indi nk'imwe. nongeyeho indi imwe kubera iyo mpamvu. ubwo se zikaba 21? yego nyine wongeraho indi nka kuko uvugiye mu bakurambere. izo nka rwose ntazo mfite mu byeyi. ngwino ngakaje abakurambere bariyizi. ndewe icyo babwira. inzoka nanone se ugiye kongera kuyinzenguruzaho? ndayikwambika nyine ndayikwambika rwose wegerane n'abakurambere ku ijosi ubundi mubiganireho neza. urabizi noneho uzaba bigeze izo nka zawe zigurisha urumva umpa amafaranga ashaka. abakurambere barabivuze rwose. abakurambere bategetse ko mu nkwera miliyoni 5. miliyoni 5 sha. eshanu ni nyinshi. navuze ko nabyemera mbyemeye umubyeyi nyakubyara. ngwiki umva rero nkubwire izo miliyoni 5 zizane bitarenze ejo ubundi ejo bundi ngushyingire. uranyumva? ntabwo wenda twagira mbese nyine bakabanza gusezerana nko mu murenge. ariko uranyumvira ra
reka rwose iby'amategeko tw'abapfumu rwose ntitubikozwa ntibitureba. Umukobwa wanjye azarongozwa umwishywa ntarongozwa amategeko, uranyumva neza? Safa, ntabwo numvise neza, igikamyo cyari kinyuzeho gituma ntakumva neza. Ubu nibwo nkigera i Kigali ndi kuva muri gare ngo njye gufata akamoto. Alo? Wi. Nari nshaka kukubaza niba wageze mu Rwanda amahoro. Urakoze cyane Safa, nahageze rwose, nahageze amahoro. None si? Wabashije kuvugana n'umukunzi wawe ra? Yego, nawe twavuganye rwose, maze ubu tugiye guhura. Niba arambabarira ntabwo mbizi. Nka ubwo rero nje nkurikije ukuntu uwo musore agukundaga, yumvishije ari umuntu muzima da, ni imfura cyane, ahubwo wewe umusaba imbabazi uciye bugufi. Alo? Yego. Umusaba imbabazi uciye bugufi arakubabarira. Nanjye ndabyizeye, sinzi, biragoye ariko Imana ifashe. Amafaranga wabonye ko wirinde kugamucurira, mbese ari uko ushaka nko kumwereka ko ushaka kugamutegekesha. Ujya abagabo ntaho bashimaga ko abagore babarusha amafaranga. Nyine ni alo? Ndakumva. Alo? Ndakumva Safa. Ndi kuvuga. Ntabwo amafaranga nyine ntugasumbishe umugabo wawe. Yego. Unige n'uburyo mwabana neza. Nyine utamwambuye ububasha n'icyubahiro bye nk'umugabo. Cyakora Safa, nyuma ya Canisius nungutse indi mfura. Ubanza ari mwe mfura zisigaye mu Rwanda nako ku isi yose. Ikabya da, imfura zirahari nyinshi cyane rwose. Nuko nyine muri ibi bisekuru abantu benshi bitandukanyije n'ubwenge bakimika ubujiji, bagaheza ukuri, ahubwo bakanacumbikira ikinyoma mu mbere. Nicyo kibazo. Ngaho rero wishuke. Urukundo ruguhire. Nuko urakoze. Nsuhuriza abo mu Rwanda rwacu babwira uti yambu yambu. Nanjye reka nkomeze nshakisha umutima mu Rwanda rw'ino. Urakoze cyane Safa, ariko wa musore uranshimishije pe. Ubanza uri n'umusizi si gusa. Safa, ngiye kuguhuza na Canisius mu bishuti pe, kuko muri imfura cyane mwembi kandi mutekereza neza rwose. ayiwe wowe uri hano mu nzu urinde ye muntu asura umubiki yewe urabona ukuntu ngizera aya matese unshiriyeho arahamura iki wa mukobwa we ubundi uteye uturutse wageze mu cyumba cyanjye use ubundi wowe urinde muciriye amata ubu nyine urandongoye ndakurongoye ndi umukobwa wa Karinga ngo urandongoye ariko ishyano riragwira uyu muco ntuwahera byabaye ko umukobwa arongora umusore mu Rwanda ariko ndahumaniwe noneho iyo ni imitongere umupfumu usohoka ari ngagutegetse umva wa mukobwa we ntabwo ngo ushaka va hano ibyo bintu mwagiye mukagambana n'ababyeyi banjye ntibikora rwose rwose kuki utanshaka ese abantu bose baranyanga ariko se ubundi kubana nawe ku gahato byakumarira iki njye mfite umukunzi wanjye tumaranye igihe ibintu bivemo wa mukobwa ntabwo ngo ushaka singukunda kandi sinzigira ngukunda
mbabarira winyanga Kuki? ni wowe makiriro yanjye nanjye ndakwinginze mbabarira unyingingire iwanyu n'imizimu n'amadayimoni byose niba mubigira koko genda ubabwire bandeke sinshaka kugirana nabo igihango urumva mwana we sinshaka kugirana igihango nawe nawe banshyingiye umusore nibura ushaka umusore unkunda nari nzi ko ngiye kuruhuka imiruho y'isi none ntushaka ubaye iki ubaye iki wa mukobwa we nakomeje kumva mu ndahandya ndiyumanganya none umva bikabije we cyamenya data napfuye mu nda mu nda we ahubwo ndimo no kuva we hasi hano we napfuye ngo uri kuva ubaye iki napfuye we kajya kureba mama ibintu biba bibyuye nyagasani mana papa mama nimuzane murebe ibyo muvururi murebe yarapfuye we yarapfuye karinga aratubara noneho nimuze murebe ari kujojoba amaraso we nyagasani bana we ubaye iki kuduhuruza ubaye iki kandi ku munsi wa mbere umugore umugize utesha asoni urafata umukobwa w'isugi ukabagasha ntuzi kugenza ibintu gake mbe mu rugwi kanizi usa kugeza va mu rwenya papa si urwenya urusi urwenya bigenze bite ni mu munteruzo ahubwo tumujyane kwa muganga nako reka njya gushaka imodoka niba arimo kuva cyane umuntu ari kujojo ntabwo murega hasi wuzuye amaraso mureke nipfire n'ubundi sindi yapfuye kera we karinga yanyishe karinga yakwishe akaze none se ajya guteza amahembe nawe uri umwana we ubu nanjye numiwe ibi se turabigira dute koko namwe nimurebe aya maraso koko turamenya ari ibiki kama hamagara karinga umubwire rwose ibintu turamenya oya nimundeke ndakeka numva ninda ntwite irimo kuvamo ngo iki karinga yanyica ntakabuza yezu we ngo ninda ngo inda ivuye he ivuye ntibishoboka rwose karinga yaba yaranshingiye umukobwa utwite nyirakeso kirimo ubusa n'inka zanjye nagurishije nkamukorera miliyoni 5 zose abeshya ngo urisugishe reka mbabwire ujya bwiza ukuri uri isugi cyawe nimundeke nipfire ntacyo maze kuko n'ubundi aranyica karinga ndamuzi barakwica nari nzi ko ngiye kubazwa amarira nterwa n'iriya shitani umugabo wa mama none kabizi yose aranyaze wenda ngo umugabo wa nyoko none se ntabwo ari so ntabwo ari papa we ahubwo ninda ni wowe papa muranyumvira ibyanyu n'abapfumu murabyumva ntibishoboka umva ngiye gutera karinga asubiza amafaranga yanjye nubwo ari umupfumu simutinya njyewe urumva turaba babiri turiturana hasi ariko ntababwira murabona ko iyo umuntu yishoye mu bibi igiteranyo cyabyo cyose kimugarukira tumujyane kwa muganga nimumujyane kwa muganga ngiye guhangana n'iriya ngetora ngo ni karinga kumva turagwa miswi turaba babiri nimumujyane kwa muganga ubu nanjye nagiye narababwiye ariko narababwiye ko narindiriye mana ndagushimiye narinzi ko apfuye we none arakangutse amaraso yari yamushizemo mana we mbega ijoro rigiye kuba ribi we none se mama arimo kuvuga tata we njye kumureba ngira icyo mwibariza baransohoye hari abantu ngo bashinzwe iby'ihohoterwa bakorera muri ibi bitaro nyine bagiye kumuganiriza mana we mama ibaza ariko uriya mukobwa ntahindura imvuga akavuga ko ari njye wamusambanye ubuzima bwanjye bwaba burangiye iteka sinamenye n'ubwenge ngo mufate amajwi mwana wanjye ni ugusenga imana ishobora byose we reka twizere ko avugisha ukuri mama no kongera kubizera bumva atakarije icyizere pe
munkangisha ngo muri bakuru noneho mwemeye ko igi ryahanye inyoni. yewe nabyemeye pe. ibintu bijyanye n'imyemerere bisaba ubushishozi buhambaye, nta mpamvu yo kubigendamo buhoro. ndabyemeye rwose, ndabyemeye bisaba ubushishozi pe. siko nanjye byagezaho neza neza ibitekerezo byanjye mukabiroga nkumva kuko abo bapfumu banyu babateka mutwe bamfiteho ububasha. ibintu byose muri iyi minsi byabaga nari ntangiye kujya mbihuza n'amagini y'uwo mupfumu Karinga wanyu. urumva ibintu bisanzwe byose uzi ko numvaga bidasanzwe. yewe umuhungu niba ntize ndasibye. ahubwo se ubusobe kwa Karinga bimeze biti? ubu umujinya yajyanye ntibica no ko so muzarakara nabi. uzi ko ntabitekerezagaho. nagiye muri rwinshi nibagirwa ko papa yagiye gushwana n'icyo gisambo cy'igipfumu. reka duhamagare mu bugenzacyaha ahubwo tubabwire ibintu tureke gukomeza kubyihererana. ahubwo numva bampamagaye. eso oya mama, ni wa mukunzi wanjye wo mu Bugande mwashakaga kuntandukanya nawe. twahoze tuvugana avuga ko aje kundeba. ahubwo se kwivuyeho reka muhamagare. aje kukureba hano se? aje kundeba. gusa turarebana dute? reka ntigendera atansanga hano mama wenyine. ubwo rero ukaba ugiye kumwihisha, wahagomye hano ukamusaba imbabazi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu. ni hahandi rega muzahura. ubwo se uragiye koko? umbabarire mama we, umbabarire, aho guseba uyu munsi nasebeje. nyamara ni hahandi muzahura. reka muhamagare murangira wundi. alo sheri, ngo uri ku marembo y'ibitaro? yego nahageze kanije ngwino ndebe. ndaje. ahubwo ndimo kukureba we. guma aho ngaho nakubonye winjira. uri kundeba? kanyizo shaka isoni zo kurebana nawe n'ibintu nagukureze. ngaho basi kupa dore nakugezeho. sheri ukuntu wabaye mwiza. mva narakubuje ariko sinatinya kukubwira ko ngukumbuye pe. mpobera basi. yambi Kanizyo, reka mpindira mu gituza cyawe. njyewe nari ngukumbuye cyane cyane ntushobora kubyumva. watumye mpangayika cyane wacyana we. ariko nyine ubanza umbwire ko mbabari kutavuga. Kanizyo zamu karame, kukwikuramo nanjye byarananiye, sinzi icyo wampaye pe. ubwo dore abantu bari kutureba cyane. ibitaro byose byarangariye ukuntu turi kurira duhoberanye. basi reka twiyumanganye, reka tujye kwicara hari inyuma y'ubusitani tuganira neza dusubiremo ibyacu. ngaho se wasaza ngaho se ziba rero urashaka gutabaza izwi se ko bitarenga aho ngaho wicaye twagupfundagiye imyenda mu kanwa uriruhiza icyo ugatabaza. Kamari rwose, ariko ni wowe wizize wazaga kumara iki hano koko? Mana we, ndakumva genda hano mubwire, fasha vuba tumwice tumuhorahoze dusige tumujugunye muri wese ubundi duhunge nk'uko twari twabipanze. ariko rwose Karinga umupangu wacu ugenze nabi. ugenze nabi gute? ntugenze nk'uko twari twawupanze. ni ukuri ariko nawe twari twarapanze ko uzashyingira umwana wanjye Muroro nkwere mu rugo rwifite, ubundi ngewe nawe tugatoroka. umukobwa wanjye yari kuzabana n'umuhungu wa Kamara mukangisha ko yamurongoye afite imyaka 17, ku buryo ntaho yari guhera mubaza ibyiriya nda. none dore inda iramutamaje akigerayo
yahise ivamo ngo nta n'icyo umusore yari yakora. mwamuhonda sinoga iki gisaza turasiga tukishe byanze ariko Ayiwe, ariko njye rwose nifitiye ubwoba. Ubwoba bw'iki? Karinga ibintu byose wakoze nguhishira. Umwana wanjye wamuteye indi misubirizo ndanumva. Ubutekamutwe bwose tuziranyeho n'amabanga yose nkubikiye urayazi. Ubu koko ngiye kukubikira n'ibanga ryo kwica umuntu. Oya n'ubwa mbere se namwica n'akazi ese waritse ubwoba tugakora iki cyangombwa oya ubundi twamusiga hano ari muzima kuko dushwana tumeneye imbere ye amabanga menshi reka tumusogote reka musogote rwose oya kari oya rwose have ntabwo nabyemera duhunge ariko uyu mugabo tumusige ari muzima iki kigorgira ikigorgize hanyuma se urumva nitumusiga ari muzima n'ibintu byose tuvugiye hano atazadutanga n'akazi ke niko amafaranga ko tuyafite ko miliyoni ze 5 nakojeje mu runkwere zikenyereyeho waretse tukamukindura tugaturuka oya tumukinduriye mana ko sinarinzi ko bizagera aha hose Karinga wankoze y'ibibi wankora amaraso we nahishiriye kuva kera waretse ndicuza impamvu mbere hose ntabwiye abantu ko uri umutekamutwe iyo mbwira abantu ko ziriya nzoka bakangisha bakaguha amafaranga ari inzoka z'ibigoryi bakuye mu mazi ariko mana we urankubize kari ishanura ntaso ni wowe urashaka kuntanga wowe se n'ingeshyano umva nyiramugwe mva mubwire ntacyo numva n'uyu munsi ndakugwendiza urumva nagukundaga ariko nawe uri kumatira kukwica pe ntakundi nabigenza ukunda se ubundi iki wamwicanye we nushaka unyice n'ubundi wanyishe rubi kuva warandongoreyeho umukobwa wanjye umwe rukumbi nabyaye ukamutera inda umusubirizo uzikuramo nta kunyica kutari uko wamugomewe iki reka sinarinzi ko mbana n'umugambanyi umugambanyi si iki wamugomewe umugome w'ishyano rimwe ni wowe mugome ndagutera inkota rwose mwawuranye umutima nutaziba wa mugore urumva zibase nyine ariko n'ubundi amaherezo y'ibi bintu ni urupfu umukobwa wanjye naryamye mu bitaro inda wamuteye ntigiye kumuhitana wamugomewe ubundi ndimo kumusiga njyahe nyicamo ayiwe ntabwo nishe bake gaho zibase nyine ndakwishe nakwirongoresha ndakwica rwose nagukundaga cyane ariko umatirije kukwica ntabwo nabigenza ndakwica inkota mu mutima koko nananiwe kwitangira umukobwa wanjye ari muzima none mwitangiye ari umupfu uhagaze we mana mbabarira unyakire nzanira muroro nkwere ngira icyo ngaho ziba nyine ziba aho ngaho ziba aho ngaho upfe neza reka kurogotwa Karinga ndakwishe kandi dukaraba nk'abarutukuza mbuga sinakarabye bake urumva abakorereza ntaho bataba reka n'iki gisaza nyirangiza ubundi nuko mpagaze kandi reka ndebere muri iri dirishya uzi ko ari umugenzacyaha turashize ni umugenzacyaha ugaswa yaba we ababyeyi rero nyamara kubona ko imana isubije umukunzi wanjye zamuda na data akaba yararokotse cya gisambo Karinga cyari kigiye kumwivugana kikaba gifunze ubutazavamo oya niba kidanangire ni nka rusofero mbega ibyaha ashinjwa kwica gusambanya umwana we uburiganya hari n'ibindi byaha numvise birantangaza ngo niba ngo ari ugushimuta ngo kuzerereza kurindagiza ngo no kubuza amahwemo inyamaswa zo mu gasozi da ziriya nyamaswa nyine bamufatanye we harimo inzoka n'ibihunyira yakoreshaga batera ubwoba nabyo bigize icyaha reka kizaheremo cyari kinyishe nari mpfuye habuze gato cyamfatanyije n'umugore wacyo baramboha bansindagira imyenda mu kanwa kirankubita kiramvunagura mbura umwuka neza icyanyijije ni uko cyaje gusubiranamo n'umugore wacyo maze bivamo sinakubwira
bamena amabanga yabo imbere yanjye kugeza ubwo ubwumvikane babuze cyadukira umugore wacyo kiramwica. cyakora n'imana yakwitabariye pe. iyo ubugenzacyaha butahagerera igihe ngo bamene umuryango cyari kikwishe cyari kinyishe neza neza. ntureba aka kaguru dore aka kaguru yaragahondaguye we. yarakuzengereje pe. rero babyeyi banjye ibyo by'imibabaro reka tube tubibererekeyeho gatoya mbanze mbabwire icyo nshaka kubabwira kuri uyu munsi. tubwire mwana wanjye. tubwire rwose. reka duhindure twigire mu rukundo kuko uyu munsi naje kuberekaho umukobwa nkunda umukobwa nihebeye. nahisemo kubatungura ubu nabanje kumwambika impeta bisobanura ko vuba aha tugiye gukora ubukwe. nabereka ikiganza rwose namuzanye nayo. nuko mwana wanjye mbega ibyiza we. dore ngiyi rwose yibereke neza sheri. nuko bana banjye turabashimiye rwose kandi turishimye pe. turabifuriza ishya n'ihirwe. sinashobora guhaguruka ngo mbakore mu biganza bana banjye cya gihanya cyakicenye ngo ni karinga dore ko cyangize iyicare reka tugusanga aho ngaho nta kibazo. murakoze rero babyeyi, nanjye ndabashimiye ababyeyi beza. ni ukuri nishimiye urugwiro munyeretse uyu munsi, sinari nzi ko munyakira gutya. erega nuko nyine twagize tukagira kubera ubuzima tukajya mu bintu bidashinga naho ubundi turi imfura pe. nibyo rwose. kandi nawe wa mukobwa uri imfura cyane, nakunze imico yawe. murakoze cyane. wa mukobwa rwose ntabwo twari tuzi kuri mwiza gutya. uzi ko wagira ngo uri marayika di. ndebera disi we ndebera n'umukuru uyu mukobwa ko ari mwiza cyane kandi ziyo. nishimiye ukuntu mwanyakira. mutubabare cyane bana bacu. twari tubatandukanije niko kiriya gisambo cyise umupfumu cyari cyabidutegetse. mbega ngo kiraturindagiza kikadukina nk'akamarimari. nkajya nirwa nagisenga nakiramya boshye imana. n'uyu mukunzi wanjye mu buganda aho yabaga abe yise abakozi b'imana barimo umuzungu n'umukobwa w'umunyarwandakazi baramutuburiye bamutwara inzu nyirasenge yamusigiye. ariko imana yakinze akaboko baramurenganuye. mbega mana yanjye. ese mama disi wahuye n'ibibazo. iyi myemerere igiye kudusaza neza neza pe. nari nzi ngo nijya umaze igihe nsenga imana y'abaringa yo kwa karinga, naho no mu bakirisitu nibyo bibereyemo. yewe papa abatekamitwe mu by'imana ntaho bataba. muri iyi minsi tugomba kurya turi menge. ni ukubamenge pe. si no muri iyi minsi gusa, kuva kera hose nta gihe abatekamitwe batagize imana igikoresho cyo kuducinyiza mu bitekerezo. ahubwo abo banyagwa imana yacu bayisemuye no mu ndirisha. badufata ku munwa baraducecekesha. gafuka umwana wanjye uri umuhanga pe, ibitekerezo byawe bifite ubwanwa. papa rwose kuseka. none se papa ubundi iryo zina gafuka uko ryankujije namaze gukura waretse nkarihinduza. izina se izina ryo nyine mufitanye igihango mwana wanjye kuko nyine niryo ryagukujije kandi nyine uracyanakura. ubundi se uretse kugendera mu kigare kanizi yose byo bisobanura uretse kuba nzi ko ari iry'umutagatifu w'umuzungu nzi icyo risobanura. yewe wa mugani. mwiriwe. ayiwe murunwe. kandi se wowe ugarutse hano uje kuhakora iki? ntabwo ukiri umukazana wacu tuvira hano se nta. ariko se mwamuretse akabanza akatubwira ikimugenza. arazanwa n'iki se? nta no kumutega amatwi koko ngo mumwumve. rata ni kare. hari ikindi se kimugenza kitari ukugaruka mu rugo ngo akubere umugore. umva ye muko ntabwo dugushaka wa mwana we nako wa ruhinja we rwo mu bapfumu abicanyi ibisambo aho mwari mutugejeje nitwe tuhazi. mama
ayo magambo rwose urimo kubwira uyu mwana w'umukobwa ntakwiye. Uyu mwana w'umukobwa ni umuziranenge, ni inzirakarengane rwose. Icya mbere si wowe wahisemo aho wavukira, si umwana w'umurozi se. icya kabiri yarahemukiwe ahohoterwa bikomeye n'ababyeyi be. Icya gatatu yavuye mu bitaro agaruka asanga nyina yangirwa se y'umwicanyi Karinga yaramwivuganye. ubwo se murumva isi itaramwikaragiyeho. rarata mururunkwere tuzi utubwire ikikugenza. rwose nimumbabarire, byose ni amakosa y'ababyeyi banjye, mbasabiye imbabazi. oya wisaba imbabazi mururunkwere kuko icyaha ni gatozi. mbabarira ma, icyaha cyo mu muryango si gatozi. oya mama agezaho, uyu mwana ahubwo dukwiye kumwitura kuko yatubereye imfura. ubugenzacyaha yatanze amakuru yose uko ibintu byose byagenze bivuga ku murongo, urumva. iyo umukobwa ahindura imvuga akavuga ko namusambanyije cyangwa akatugerekaho ibindi byaha, ubu tuba tutari muri gereza. rata muhungu wanjye ufite ukuri, ubu umaze kubona ko uri umunyabwenge wo ku rwego rwo hejuru. nta kintu na kimwe uzongera kuvuga ngo ngihinyure. muko ngaho natubwire. murakoze rwose babyeyi, ndabinginze nimungirire impuhwe za kibyeyi mu nyakire. murabizi navuye mu bitaro ndimaze kuvamo, ntashye nsanga mu rugo haguye amahano. umusibe ejo nashyinguye mama, kandi mama ni nyakamwe nta muryango agira. ikindi kandi hariya twari dutuye Karinga yarakodeshaga, none bahanyirukanye. none se urifuza iki? tubwire ureke kurira. nabonye mwe muri abantu beza, ndagira ngo mube munshumbikiye mu gihe ndimo gushaka ahantu ho kuba, gusa nta n'icyizere cy'uko nzabona homba. muri uyu mukino Imana ya Baringa wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Zamuda mwakiniwe na Mugeni Yeme, Kaniziyusi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Venkeri mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Simbi mwakiniwe na Karangwa Liliane, Domitira mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Nyiramugwera mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Kamari mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Karinga mwakiniwe na Katarebe Jerome, Murorunkwere mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Nyirawera mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, naho wabakiniye Safari ni Nsabimana Eric. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza. Ikinamico.